kurikira Shangazi SHIRIRUNGU. Birakomeye gusobanukirwa n'ubuntu bw'Imana ihoraho. Nari nuzuye ibyaha byinshi cyane, ariko yarambabariye. None ubu nsigaye nzi Imana, ni umunani wanjye. Nzamubona umunsi umwe, uko Yesu azagaruka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Turagushimira uhoraho Mana ishobora byose. Turagushimira yuko kugusobanukirwa no kukumenya ari ubuhanga butangwa nawe. Nubwo bikomeye ariko birashoboka kubw'ingabire yawe. Tugushimiye yuko rero watwihishuriye ukaduha ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Tugushimiye kuri Imana y'inyampuhwe. Tugushimiye kuri Imana y'inyembabazi, kuko twari tugoswe n'ibyaha byinshi cyane, ariko uri Imana yatubabariye. Uri Imana rero itadutererana, kuko niyo twagiye kure yawe tukivuguta mu by'isi, utwakirana impuhwe n'urukundo nk'uko wa mubyeyi yakiriye umwana we w'ikirara. Umutima wawe uhora ufunguye kugira ngo tuze twinjire. Intama zawe ntiwifuza yuko zazimira, ahubwo wakemera ugasiga 99 ukajya kureba imwe yazimiye, maze yatahuka mu ijuru ibyishimo bikaba byose. Turagushimiye rero Mana igira neza. Tugushimiye ko uri umubyeyi w'impuhwe zihebuje, uri umubyeyi w'impuhwe zitagira uko zingana, wita ku buzima bwacu kandi uhora uhangayitswe nabwo kugira ngo tudatana. Ngaha rero komeza usingirizwe mu buzima bw'abana bawe, komeza uhererwe icyubahiro mu bo waremye bose. Tukweretse rero ubuzima bwacu kugira ngo ukomeze ubigenze neza, kugira ngo ukomeze uduhe umwuka duhumeka ku buntu nk'uko ubidukorera Nyagasani, kugira ngo abo ngabo bafite ibibazo bitandukanye ukomeze kubarengera no kubakiza, kugira ngo abo ngabo bihebye n'abafite agahinda ubahe ibyishimo biguturutseho. Ibyishimo biva iwawe Nyagasani birahebuje, kuko utanga ibyishimo isi idashobora kuduha kandi idafite n'ububasha bwo kubitwaka. Niyo mpamvu kumenya birahebuje. Kwibera muri wowe ni agatangaza, kwibera muri wowe ntako bisa. Dusabiye abo waremye bose kugira ngo bagire ukwemera, kugira ngo twese tuve inyuma y'ibyo ngibyo twirukaho, ibyo ngibyo byaduhumye amaso, ibyo ngibyo byadutesheje umutwe, ibyo ngibyo bitumye duhangayika, ahubwo twiyizere iwawe maze utubere ikiramiro. Tugushimiye rero yuko uri Imana yumva amasengesho y'abagusenganya umutima wicuza ndetse n'umutima uciye bugufi. Dusenze mu mwanya w'abo ngabo batibuka kuri Imana, dusenze mu mwanya w'abavandimwe bacu bagize gahunda nyinshi ntibibuke gusenga, dusenze mu mwanya w'abo ngabo bari kwa muganga bageze ahakomeye ku buryo gusenga batakibishoboye, dusenze mu mwanya w'abo bakecuru n'abasaza bageze mu zabukuru, dusenze mu mwanya w'ibyo bibondo bigusenga mu majwi yabo. Turasenze kuko uri Imana yumva amasengesho yacu, turasenze kuko uri Imana itwumva kandi ikadusubiza. Ngaho rero Nyagasani nk'umugisha buri wese, uhe buri wese guhirwa, uhe buri wese icyo yifuza mu mutima we, ariko ikiruta byose uduhe kuba intungane, uduhe guharanira ubutungane. Tubeho tuzirikana yuko turi mu buzima buhita, ariko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima.
buzima. Nyuma y'ubu buzima buzima hari ubundi buzima buzima. Ngaho rero duhe kubuharanira twese, twewe tugutunganiye uko bwije n'uko bukeye, haba ku manywa haba nijoro, haba turi mu kazi, haba tudafite icyo dukora, haba dukennye, haba turwaye, igihe cyose tugutunganire kuko uri Imana idahindurwa n'ibihe. Tubigusabye rero tukwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.